Muraho neza, ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Amategeko y'Umuhanda Traffic Rules. Niba ari ubwa mbere, kanda subscribe, ukore share na like kugira ngo ntucikwe n'amasomo tubagezaho buri munsi. Uyu munsi rero tugiye gufatanya gukosora ikizamini cyakozwe ku itariki 24 cyakorewe kuri site ya Bugesera. Nk'uko bisanzwe rero, ufata agapapuro n'ikaramu kugira ngo ujye ugenda nawe ukora mu buryo bw'ikizamini kugira ngo dufatanye gukosora, uze kureba amanota wakagombye kugira muri iki kizamini baramutse ari wowe bagihaye. Ubu rero tugiye gutangira ku kibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kiragira kiti: iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, ni A. kilometero 70 mu isaha, B. kilometero 40 mu isaha, C. kilometero 25 mu isaha, D. kilometero 20 mu isaha. Kuri ka gapapuro kawe rero ubwo urandika inyuguti ubona ariyo ikwiye gusubiza kuri iki kibazo. Hano rero igisubizo ni C, ni kilometero 25 mu isaha. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo imodoka zidafite ibizibuza kwiceka cyangwa kubera ko ariko zakozwe, ni ibi binyabiziga by'ubuhinzi cyangwa se ibi bikora imihanda cyangwa se imodoka zikorwa ku buryo bwihariye, ntiziba zigomba kurenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha. Igisubizo hano ni C. Ikibazo cya kabiri: ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye: A. metero 1 na santimetero 50, B. metero 1 na santimetero 75, C. metero 1 na santimetero 80, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere na ndanganyuma, ubundi ni ukuvuga ngo ni uvuye ku butaka igipimo ayo matara agomba kujyaho ntarengwa. Amatara ndangambere rero na ndanganyuma ni amatara agaragaza ubugari bw'ikinyabiziga birebewe imbere cyangwa se birebewe inyuma. Hano rero icyo baratubaza ngo ayo matara ajya ku buhagarike butarenga metero zingahe. Hano rero igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twe rero iyo turi gukosora hano, iyo basubije ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, igisubizo nacyo turakivuga kugira ngo uramutse ugiye muri exame bakaba bakibaje bagishyizemo kugira ngo nawe ubashe kukibona. Hano rero niba baratubwiye ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, uko byagenda kose igisubizo kirahari. Igisubizo ni ikihe rero? Aya matara agomba kujya ku buhagarike butarenze metero 1 na santimetero 90. Metero 1 na santimetero 90. Hano rero murabona mu mibare baduhaye nta metero 1 na santimetero 90 irimo.
hano rero niyo mpamvu basubije ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, igisubizo ni D. ubwo igisubizo nyakuri ni metero imwe na santimetero 90. Ikibazo cya gatatu, amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya A. metero 50 nibura, B. metero 10, C. metero 150, D. metero 200 nibura. Amatara ndangaburumbarare ni ayahe rero? Amatara ndangaburumbarare ntabwo ajya ku binyabiziga byose, ahubwo amatara ndangaburumbarare ajya ku binyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. Ayo matara rero aba ari he? Muzarebe nko kuri izi modoka nini nk'amakamyo cyangwa se izi modoka nini zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, muzarebe hejuru kuri kabine hejuru haba, iyo ari nijoro uhabona hari udutara turi aho hejuru, turiya nitwo bita amatara ndangaburumbarare. Aya matara ndangaburumbarare rero agaragarira mu ntera ingana gute? Agaragarira mu ntera ya metero 200. Hano igisubizo ni D, metero 200 nibura. Ikibazo cya kane, ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. A. amapikipiki, B. velomoteri, C. ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero batubajije ngo, muri make baba batubajije ngo ni ibihe binyabiziga bigira ibikoresho by'ihoni byumvikanira ku ntera ya metero 20. Ese muri ibi binyabiziga baduhaye uko ari bitatu, ikigira ihoni ryumvikanira ku ntera ya metero 20 ni ikihe? Kuri ka gapapuro kawe rero ubwo urandikaho arufabe ubona ihuye n'igisubizo wagakwiye gusubiza. Hano rero igisubizo ni B, ni velomoteri. Ni ukuvuga ngo ihoni rya velomoteri ryumvikanira ku ntera ya metero 20. Igisubizo ni B. Ikibazo cya gatanu, icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu, kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira: A. ubururu, B. umweru, C. umutuku, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bibutse ko iyi application ya Traffic Rules uyibona unyuze muri Play Store ukandikamo ijambo Traffic Rules, ukayidawunirodinga, noneho ukajya ubona serivisi zitandukanye zibera muri application ya Traffic Rules. Twibutse ko rero iyo ugize wenda ikibazo aho utari gusobanukirwa neza muri izi examen tuba twafatanyije gukosora, utwandikira muri komenti kugira ngo tubashe kugusobanurira ku buryo burushijeho. Hano rero ikibazo cya gatanu
igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuko iki cyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu, kigira ubuso bw'umuhondo. Ubuso bwacyo ni umuhondo. Niyo mpamvu hano igisubizo ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuko igisubizo nyakuri ni umuhondo. Ikibazo cya gatandatu. Uretse mu mijyi no ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni A. Toni 12, B. Toni 16, C. Toni 10, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero iyo batubwiye imitambiko ni iki? Imitambiko ni kiriya cyuma gihuza amapine y'ibumoso n'amapine y'iburyo. Ni ukuvuga ngo iyi mitambiko niyo yikorera uburemere ikinyabiziga cyose kiba cyikoreye. Ariko amapine y'imbere, ari amapine y'imbere ntabwo tuyabara nk'imitambiko, kuko amapine y'imbere ku kinyabiziga nadufasha guhindura icyerekezo. Nadufasha guhindura icyerekezo, gukatira ibumoso cyangwa se gukatira iburyo. Ni ukuvuga ngo buriya amapine y'inyuma ku kinyabiziga ntabwo ajya akata. Oya, ntabwo akata. Ahubwo akurikira ya mapine y'imbere igice yerekejemo. Amapine y'imbere icyerekezo aganamo niho ikinyabiziga kiba kiri bwerekere. Rero ntabwo amapine y'imbere yo tuyabara mu bigize imitambiko. Hano rero igisubizo ni A. Ni toni 12. Igisubizo ni A. Ikibazo cya karindwi. Iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga, utugarurarumuri tugomba nijoro igihe ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira: A. Metero 100, B. Metero 150, C. Metero 200, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Muri bwa buryo busanzwe rero, ubwo urandika inyuguti uri buhitemo ubona ihwanye n'ikibazo babajije. Akagarurarumuri ni iki rero? Ubundi akagarurarumuri ni akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje. Dushyirwa ku kinyabiziga gute rero? Utugarurarumuri turi imbere ku kinyabiziga tugomba kuba dusa n'umweru. Utugarurarumuri turi inyuma ku kinyabiziga tugomba kuba dusa n'umutuku. Naho utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kuba dusa n'umuhondo. Hano rero igisubizo ni B. Utugarurarumuri iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo tugaragarira mu ntera ya metero 150. Igisubizo ni B. Ikibazo cya 8. Imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri,
amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu cyangwa bine bifite cyangwa bidafite moteri. Inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira: a santimetero 20, b santimetero 30, c santimetero 50, d santimetero 60. Hano rero hari igihe babaza ikibazo muri ubu buryo ugasanga wenda ntibigeze bashyiraho ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo babajije rero ikibazo kimeze gutya, ntukagire ikibazo ngo ubwo wenda ngo ikibazo baba bibeshe mu kugitegura. Oya, kiba giteguye neza rwose. Ntabwo itegeko ritubwira ko tugomba gushyiraho hari ahantu tugomba gushyiraho ngo ahanditse ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Oya, ahubwo ikiba kiriho ni uko muri ibyo bisubizo baba baguhaye byanga bikunda igisubizo kiba kirimo. Kiba kirimo, uba ugomba kugishakamo kuko uko byagenda kose kiba kirimo. Hano rero iyi mizigo yikorewe n'ibi binyabiziga bamaze kutubwira mu kibazo ntibigomba kurenza ku mpera y'inyuma ho santimetero 50. Igisubizo ni se. Uvuga ngo ufashe wenda igare ugapakiraho ibiti, ufashe ibiti ukabipakira ku igare kuko ntiwabitambikaho, kuko ubitambitseho byakuzura mu muhanda, ubwo waba ufunze umuhanda. Ahubwo ubishyiraho mu burebure bw'igare. Muri bwa burebure bw'igare rero icyo batubwira ni iki? Ni ukuvuga ngo iyi mizigo ntigomba kurenga ku mpera y'inyuma y'iryo gare ibirenzeho santimetero 50. Ni nako bigenda imbere, ku mpera y'imbere ntabwo biba bigomba kurengaho santimetero 50. Ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kiratubwira ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira: a umukara, b umweru, c ubururu, d umutuku. Aha rero iyo babaje ikibazo gutya ugasanga wenda nta hantu bashize ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, uko byagenda kose igisubizo kiba kigomba kuba kirimo. Kiba kigomba kuba kirimo rwose. Hano rero igisubizo ni b, ni umweru. Ni ukuvuga ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza, gifite ubuso rero bw'ibara ryera, bw'ibara ryera. Hano igisubizo ni b, umweru. Ikibazo cya 10. Ubugari bwa remoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza ibipimo bikurikira: a santimetero 25, b santimetero 125, c santimetero 45, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero kuri ka gapapuro kawe andikaho arufabe ubona ariyo. Hano igisubizo ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko ubugari bwa remoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza santimetero 75. Santimetero 75. Niyo mpamvu rero hano basubije ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko ubwo bugari ni santimetero 75.
n'eshanu. Ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kiragira kiti: uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza bwitwa A. Feri y'urugendo. B. Feri yo guhagarara. C. Feri y'ubutabazi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi ubwoko bwa feri ni butatu. Hari feri y'urugendo, feri y'ubutabazi na feri yo guhagarara umwanya munini. Feri y'urugendo rero ni iki? Uvuga ngo feri y'urugendo bivuga uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende buhoro cyangwa se gihagarare. Ni ya feri ikoreshwa n'ikirenge. Feri ikoreshwa n'ikirenge. Ni ikihe kirenge rero? Ni ikirenge cy'iburyo. Ikirenge cy'iburyo nicyo gikoreshwa n'iyi feri y'urugendo. Feri yo guhagarara umwanya munini rero ni iyihe? Ni ya feri ukoresha igihe umuyobozi atakiri mu kinyabiziga, haba hazamuka cyangwa se hamanuka, ariyo twita feriyamu. Iriya feriyamu tuyikoresha igihe tutari mu kinyabiziga, niyo yitwa feri yo guhagarara umwanya munini. Feri y'ubutabazi ni iyihe rero? Feri y'ubutabazi ikunda kuba kuri izi modoka nini zikoresha feri y'imyuka. Iyi feri niyo twita feri ya moteri. Uvuga ngo iyo wumvishe nk'izi modoka nini zipakiye zikagera ahantu hamanuka cyane, bakoresha iyo feri y'ubutabazi. Uvuga ngo cyagiye wumva imodoka iri kugenda itambutsa ibintu bimeze nk'imyuka, kiriya gihe umuyobozi w'ikinyabiziga aba ari gukoresha iyo feri y'ubutabazi. Rero dukomeje twihuse, hano ikibazo batubajije ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza bwitwa iki? Hano igisubizo ni C. Bwitwa feri y'ubutabazi. Ni ukuvuga ngo iyi feri y'ubutabazi uyikoresha icyo gihe wumva feri y'urugendo itari gukora neza. Hano igisubizo ni C. Ikibazo cya 12. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bikurikira: A. Iyo umuhanda umurikiwe, umuyobozi abasha kubona neza muri metero 200. B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. C. Iyo ari mu nsisiro. D. Ibisubizo byose nibyo. Iyo batubwiye rero ngo amatara maremare y'ikinyabiziga niyo twita amatara y'urugendo. Aya matara y'urugendo rero ugomba kuyazimya ryari? Ugomba kuyazimya ryari? Nicyo kibazo batubajije. Hano rero muri ibi bisubizo baduhaye, igisubizo kiri cyo ni B. Aya matara maremare cyangwa se amatara y'urugendo ugomba kuyazimya igihe ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Hano igisubizo ni B. Dukomeje n'ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13 kiratubwira ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite
uburemere ntarengwa bukurikira: a burenga toni imwe, b burenga toni ebyiri, c burenga toni 24, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko iki cyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburemere burenga toni 5. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 14: iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni: a kilometero 25, b kilometero 70, c kilometero 40, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero iyo bakoresheje iri jambo ngo iyo nta mategeko awugabanya, baba batubwiye ngo ahatari mu nsisiro. Ahatari mu nsisiro ni ukuvuga ngo ubundi umuvuduko w'ibinyabiziga ushyirwaho mu buryo bubiri: hari ahatari mu nsisiro no mu nsisiro. Hano rero icyo batubajije umuvuduko w'amapikipiki ahatari mu nsisiro ungana gute. Hano rero igisubizo ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni kilometero 80. Ni kilometero 80 mu isaha. Hano rero igisubizo ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 15: ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni: a kilometero 50, b kilometero 40, c kilometero 30, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni kilometero 50. Igisubizo ni a, kilometero 50 mu isaha. Ikibazo cya 16: utugarurarumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa: a umuhondo, b umutuku, c umweru, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni c, tugomba gusa n'umweru. Ruvuga ngo utugarurarumuri turi imbere ku kinyabiziga, turi ku ruhande rw'imbere, tuba tugomba gusa n'ibara ryera, ari wo mweru. Igisubizo ni c. Ikibazo cya 17: ikibazo cya 17 kiratubwira ngo iki cyapa kivuga a aho imihanda ihurira, b inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nk'uko wize ibyapa rero urabireba
umenye ngo gishatse kuvuga iki. Hano rero igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki cyapa kitubwira iki rero? Iki cyapa kiratubwira ngo ni ifungana ry'umuhanda. Ifungana ry'umuhanda. Kiri mu byapa biburira n'ibyo gutambuka mbere. Ikibazo cya 18. Ntibyemewe gukoresha telefone A mu biro bya leta, B mu biro bya polisi, C igihe utwaye ikinyabiziga, D ibisubizo byose ni ukuri. Bibutse ko kubona iyi application ya Traffic Rules ukayitunga muri telefone yawe, unyura muri Play Store ukandikamo ijambo Traffic Rules, uhita uyibona rwose. Uhita uyibona ubundi ukayesitara muri telefone yawe. Igufasha kwiga mu buryo bugezweho. Usangamo dokima zose zagufasha kubona uruhushya rw'agateganyo. Habamo n'imyitozo ukora application ikagenda igukosora rwose. Hano rero igisubizo ni C, igihe utwaye ikinyabiziga. Ni ukuvuga ngo ntibyemewe gukoresha telefone igihe utwaye ikinyabiziga. Igisubizo ni C. Dukomeje n'ikibazo cya 19 kiratubwira ngo icyapa gikurikira kivuga iki? A ntihanyurwa, B birabujijwe guhagarara umwanya munini, C umuvuduko utarengeje, D inzira y'abanyeshuri. Nk'uko rero wize ibyapa urareba umenye ngo ese iki cyapa kiri mu buhe bwoko bw'ibyapa, kivuga iki? Hano rero igisubizo ni B, kiravuga ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. Uvuga ngo iki cyapa kiri mu byapa bibuza guhagarara umwanya munini n'umuto. Ibyapa bibuza guhagarara umwanya munini n'umuto bifite ishusho y'ingasire, umuzenguruko utukura n'ubuso bw'ubururu. Ariko ntabwo ari ubundi bwoko bw'ibyapa, ahubwo biri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Usibye ko byo bifite umwihariko wabyo. Hano rero igisubizo ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Dukomeje n'ikibazo cya nyuma, ikibazo cya 20 bari babajije, kiratubwira ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka A umunyamaguru, B umuyobozi w'ikinyabiziga, C umugenzi, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Murabona aho ngaho hariho umuntu uri gusunika ipikipiki. Ese uyu muntu agomba gufatwa nk'iki? Muri rusange ni icyo kibazo batubajije. Hano rero igisubizo ni B, agomba gufatwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ntabwo agomba gufatwa nk'umunyamaguru, oya, agomba gufatwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ni ukuvuga ngo iriya pikipiki ibarwa mu rwego rw'ibinyabiziga. Niba ibarwa mu rwego rw'ibinyabiziga rero, kuba yapfuye ntabwo bizahindura inyito yayo, izakomeza kwitwa ipikipiki.
niba ikomeje kwitwa ipikipiki rero, umuntu uzaba uyisunitse azaba ari iki? Azaba ari umuyobozi w'ikinyabiziga, kubera ko ipikipiki ari ikinyabiziga. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga iki? Bishaka kuvuga ko gusunika iyi pikipiki bigomba kugusaba iki? Bigomba kugusaba ibyangombwa byemerera umuntu kuyobora ipikipiki mu nzira nyabagendwa. Kuba yapfuye ntabwo bikuyeho agaciro kayo, oya. Hano rero igisubizo ni B, ni umuyobozi w'ikinyabiziga. Murakoze, mukomeze kugubwa neza, dukomeze gufatanya mu gushaka impushya zo gutwara ibinyabiziga. Mbibutse ko application ya Traffic Rules iboneka kuri Play Store. Ujya muri Play Store ukandikamo ijambo Traffic Rules, ukestara iyi application muri telefone yawe. Muri application ya Traffic Rules rero tugira uburyo twigishiriza abantu online bitagusabye kujya kwicara mu ishuri. Kuvuga ngo muri iyi application ya Traffic Rules tugiramo imyitozo ukora, application ikagukosora. Tukagira n'ubundi buryo twigisha. Hari groupe tugira yitwa VIP Kora Rimwe. Iyi groupe ya VIP Kora Rimwe rero dutangamo amasomo mu buryo bw'amaudio n'amavideo, tugatangamo imyitozo tukayikosora, aho waba ufite ikibazo ukabaza tukagusobanurira. Ubwo rero iyo umaze kwestara iyi application muri telefone yawe, hari aho ugera bakakwereka amagroupe ya WhatsApp. Iyo ujoyininze ari amagroupe ya WhatsApp, iyo winjiyemo ubarizamo ibibazo byose waba wifuza, tukagufasha gusobanukirwa. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.